Muraho neza nshuti bavandimwe dusanzwe tubana muri ibyigisho byacu biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Nkuko bisanzwe mubana nanjye muri ibyigisho kandi ndizera ko mwabigiriyemo amahirwe nkuko nanjye nabigiriyemo amahirwe kuba mbafite. Izina ry'Imana rishira gucyubahiro. Reka rero mbararikire gukurikira iki cyigisho nyemerero ntize iminota 15 yonyine kugira ngo iki cyigisho tukibanemo. Byaba ari amahirwe akomeye cyane umfashe kikarangira, kandi waba ari umugisha ukomeye cyane ubaye warakanze kuri subscribe, ndetse byaba ari ingenzi cyane. Niyo mpamvu rero nyemerera muri iki cyigisho tukigendanemo neza, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kuba kuri mwebwe mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nshuti bavandimwe muduteze amatwi. Tugeze ku ngingo yo kuwa kabiri itubwira ngo Imana ihoraho ikora ibitangaza. Imana ihoraho ikora ibitangaza ni imwe mu ngingo ikubiye muri iki cyigisho cya gatatu turi kwiga kitubwira ngo inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Ejo twasoje ingingo yatubwiraga ngo kwambuka Yorodani, aho twabonye ko Abisiraheli bategereje amabwiriza y'Imana kugira ngo bambuke Yorodani, aho isanduku y'isezerano ry'Uwiteka yabagiye imbere, nuko nabo bahera ko barakurikira. Ntabwo bagiye imbere y'isanduku, ahubwo bagiye nyuma y'isanduku, kandi harimo intera iteganijwe y'uburyo bagombaga kugenda. Ingingo rero y'uyu munsi nkuko nari nyivuze iratubwira ngo Imana ihoraho ikora ibitangaza. Icyo kwibukwa tuzamarana iki cyumweru cyose nkuko nzakomeza kukibabwira kiri muri Yosuwa igice cya 4 ku murongo wa 23 ndetse no 24, kitubwira ngo kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza ubwo mwambukiye, nkuko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Ngibi ibitangaza by'Imana, kandi ikaba ari Imana ihoraho. Aha tugiye kwifashisha isomo riri muri Yosuwa igice cya 3 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 17. Ni iki kwambuka Yorodani mu buryo bw'igitangaza bitubwira cyerekeye imiterere y'Imana dukorera. Iri somo ryo muri Yosuwa igice cya 3 ku murongo wa 6 kugeza kwa 17 hari amagambo akomeye cyane, aho Yosuwa yabwiye abatambyi ababwira ko bagomba guheka isanduku y'isezerano kandi bakabanziriza abantu kwambuka. Nuko abo batambyi bumviye Yosuwa baheka isanduku y'isezerano bajya imbere. Ubwo bajyaga imbere rero, Uwiteka yongeye kubwira Yosuwa amagambo, aramubwira ati ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Abatambyi bagombaga guhagararamo. Nuko Yosuwa ategeka abantu kandi aranabakomeza. Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa ahera ko aravuga ati iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihora iri kumwe natwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi n'amahanga menshi cyane yarabagose. Ariko Uwiteka mu ijambo rya Yosuwa yababwiye ko Uwiteka atazabura kubaneshereza ayo mahanga yose, kuko yababwiye ngo nimwitegereze isanduku y'isezerano muri Yorodani. Bayirebeye hakuno ya Yorodani,
ariko abatambyi bari bahetse isanduku y'isezerano bari bamaje gukandagira muri Yorodani. Nuko Yosuwa arababwira ati nimwitegereze isanduku. Barayitegereza bayirebera muri Yorodani. Nuko arababwira ngo nimurobanure abagabo 12 mu miryango y'Abisirayeli, mu muryango wose havemo umuntu umwe umwe. Abi babikora batyo, ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyirisi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haraguru arahikubira ikirundo. Ababwira amakuru y'uko biri bugende. Ababwira ko abatambyi nibagera mu mazi hagati, amazi ari bwigabanyemo kabiri. Nuko ayo mazi yamara kwigabanyamo kabiri, Abisirayeli bakabona kwambuka. Nuko rero nkuko yabibabwiye, amazi yaratandukanye. Amaze gutandukana ku murongo wa 14 hatubwira ko abantu bavuye mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane nayo. Kandi abatambyi bari bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haraguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu hateganye n'Iseretani. Kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu. Arashira, nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza, nuko nta nubwo hanyereraga. Abisirayeli bose bambukira humutse kugezaho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Nshuti muvandimwe, aya ni amagambo meza cyane kandi akomeye, aho Abisirayeli ubwabo Yosuwa yababwiye ko abatambyi nibagera muri Yorodani amazi ari bwigabanyemo kabiri. Aya mazi aho abatambyi yigabanyirijemo kabiri, Abisirayeli bahereye ko bambuka Yorodani. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ko iyo usomye amagambo ari mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaji ya 404 hatubwira ko aba batambyi bageze mu mazi kandi amazi akigabanyamo kabiri. Icyatumye bigenda bitya, hari amagambo dusomye atubwira ko byari mu gihe cy'isarura. Nyamara muri iki gihe iyo cyageraga, urubura rwo ku gasozi rwose rwarashongaga rugahinduka amazi. Ubwo birumvikana byabaga ari igihe cy'izuba, nyine igihe cy'umwero. Abantu basarura mu gihe cy'izuba, ntabwo basarura mu gihe cy'imvura. Uru rubura rero rwarashongaga ku buryo amazi ya Yorodani yuzuraga agasendera Yorodani yose. Bivuze iki? Ntabwo Imana yagombaga gukora igitangaza mu mazi adafatika. Oya rwose, iki gitangaza cyabereyeho kugira ngo Abisirayeli babone ko Imana ari Imana ihoraho kandi ikora n'ibitangaza. Aho urubura rwose rwo ku gasozi rwari rwaragiye ku gasozi rwabanje gushonga, ruramanuka ruraza rugera kuri aya mazi. Aba bantu rero bumvise ibitangaza by'Imana kandi bashya ubwoba, barumirwa, baratangara. Mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 ku murongo wa 5, kwambuka uruzi rwa Yorodani byasobanurwaga mu ijambo ry'Igiheburayo rivuga ngo nifraati, risobanurwa ngo ibitangaza cyangwa se ibikomeye. Ubusanzwe biganisha ku bushobozi ndetse no gukomera no ku bikorwa ndengakamere by'Imana, kandi bikaba bigaragaza umwihariko wayo. Ibi bitangaza tubona byose biba bisobanuye umwihariko w'Imana. Imana ifite imbaraga kandi Imana ishobora byose. Hanyuma yaho rero Abisirayeli basubiye muri ibyo bitangaza babyibazaho, bituma bahimbaza Imana, maze byamamaza mu mahanga
ibyago byatejwe Misiri, kwambuka inyanja itukura n'ubuyobozi bw'Imana mu butayu byasubirwagamo bivugwa nk'ibyo bitangaza. Aho n'ayo mahanga abakikije yamenyaga ibyo bitangaza kandi akabyitaho, bigatuma ayo mahanga yose ashya ubwoba. Abanditsi ba Bibiliya bari bazi kandi bahamya ukuri kuko Imana yaremye isi itegera igihe igira aho ihezwa cyangwa ikumirwa n'ibyo yaremye. Nta kiyinanira kugeraho kugeza aho ubwayo isi itangaje. Izina ry'Imana n'imiterere yaryo biratangaje. Aho wabisoma mu Bacamanza igice cya 13 ku murongo wa 18. Imana kuyisobanukirwa birenze intekerezo zacu. Nshuti muvandimwe, ibitangaza mu kuyigereranya n'Imana z'abanyamahanga zidashobora gukiza ntabwo byakunda. Imana ivugwa na Bibiliya ni Imana nzima, haleluya, ikora kandi iriho. Abayiyobotse bose bashobora kuyiringira kuko bazi ko ishobora kubatabara no kubarwanirira. Umuhanuzi Zekariya we yabonye Imana kandi abona ibitangaza byayo, nuko akoresha imvugo nk'iyo ikomoka ku gicumbi cya rya jambo nifroati, aho bisobanura ibitangaza cyangwa se ibikomeye, igihe yatekerezaga ku hazaza ha Isirayeli nyuma yo kuva mu buhungiro i Babuloni. Yabonye ko Yerusalemu izongera kubakwa kandi ko abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu, kandi ko abahungu n'abakobwa bazongera gukinira mu mayira yo muri rwa rugo. Mu gihe abari batuye muri uwo murwa bari bakibona ibimenyetso byo gusenyuka kwayo, Zekariya yatangaje aya magambo aravuga ati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nubwo bizatangaza abantu bazaba basigaye muri iyo minsi, mbese nanjye byanangaza? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore nzakiza abantu banjye, mbakure mu gihugu cy'iburasirazuba no mu cy'iburengerazuba. Nzabazana bature muri Yerusalemu imbere, bazaba abantu banjye, nanjye nzaba Imana yabo by'ukuri no mu byo gukiranuka. Izina ry'Imana rihimbazwe. Igihe cyose Uwiteka ahamagaye abantu, abahamagarira kumvira ijwi ryayo kandi abahamagarira kumenya gukomera n'imbaraga by'Imana bitajegajega. Niyo mpamvu Imana yacu ihoraho kandi ikora ibitangaza. Reba ibitangaza yagukoreye. Turebeye ku bitangaza yakoreye Abisiraheli, nawe hari ibitangaza Imana yagukoreye kandi ukwiriye guhera kuyishima, ugashimira iby'Imana yagukoreye. Iyo usomye muri Luka igice cya 18, iki gitekerezo cyo muri Luka igice cya 18 ushobora kugisoma kandi ukumva neza icyo iki gice kitubwiye. Muri Luka igice cya 18 hatubwira amagambo akomeye cyane. Ku murongo wa 18, umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Aha hari amagambo akomeye cyane, aho umutware yananiwe kwinjira mu bwami bwa hehe? Bwo mu ijuru. Umutware aramubaza ati, mwigishwa mwiza, nakora iki ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Yesu aramubwira ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe gusa, ni Imana. Nuko arabaza, tuzi amategeko? Undi ati, ndayazi, ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyera abandi, kandi wubahe se na nyoko. Arababwira ati, ayo yose narayitondeye, yemereye mu buto bwanjye. Yesu abyumvise aramubwira ati, noneho ushigaje kimwe gusa, ibyo ufite se ubigure, genda ubigure ubihe abakene, nibwo uzaraga ubugingo buhoraho. Uyu mutunzi nk'uko tubibona, uyu mukire, uyu mutware ntabwo yegezeho agaciro amagambo ya Yesu, ahubwo kubera ko yarakunze ubutunzi bwe cyane byatumye asubirayo nta n'ijambo na rimwe abwiye Kristo. Nshuti muvandimwe, ni mu buhe buryo igisubizo Yesu yahaye abigishwa be kigufasha kwiringira Imana kubyo ubona ko bidashoboka? Amagambo Yesu yababwiye, arababwira ati,
nta muntu wasize inzu ye cyangwa umugore we cyangwa bene se cyangwa ababyeyi be cyangwa abana be kubw'ubwami bw'Imana utazongerwa ibirutaho cyane kuri iki gihe cyo mu gihe kizaza, agahabwa ubugingo buhoraho. Abizera Imana, abizera ibimenyetso n'ibitangaza ikora, bose babikiwe ubugingo buhoraho, kandi ninjye nawe tugomba kubigira ibyacu. Reka rero ubuntu bw'Imana bukomeze busaga imitima yacu, kandi icyo Imana yifuza kuri twe aricyo gikomeza gukorwa mu bitekerezo byacu ndetse no mu bwenge bwacu no mu mitima yacu. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.